Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Matayo igice cya 7 umurongo wa 24. Reka ngusuhuze inshuti yanjye kandi nawe muvandimwe wanjye wahisemo kuntega amatwi uyu munsi, ngushimira uburyo ki udahwema gukurikira ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi twahisemo kukugezaho amateka ku ndirimbo yitwa Nkomeze njye niringira, abandi bakunda kwita Nikomeze ku rutare, iboneka mu gitabo cy'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa 7. Mbere y'uko ninjira mu mateka nk'ibisanzwe, ndabanza kuguhumuriza wowe ubabajwe n'ibirimo kukubaho uyu munsi, ubona ko bidakwiye, ukaba uhangayikishijwe n'ubuzima bw'ejo hazaza, ukaba urimo gushakisha iburyo n'ibumoso ureba ko hari uwagufasha kubisohokamo ariko ugaheba. Nkubwira nti komeza kwiringira kugeza igihe Imana yagennye ko usohoka muri ubu buzima, kuko si wowe wa mbere si nawe wa nyuma uhuye n'ubuzima nk'ubwo urimo uyu munsi. Ikaze mu kiganiro. Ahariho umubyeyi ubarizwaga mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa 7 ukomoka mu karere ka Nyamasheke, aho ni mu ntara y'Uburengerazuba uyu munsi. Ngo yabyirutse mu bwana bwe akunda kuririmba, uturimo yakoraga twose akaba aririmba, ndetse amaze no kuba umwangavu ngo akajya ahimba akaririmba indirimbo ze uko abyumva n'uko abishaka. Uyu ngo uko yahingaga yabaga aririmba, akajya kuvoma aririmba, yewe ngo yaba anasinziriye agashidukira hejuru aririmba, ngo akajya abwira umuryango we ko azaba umuhanzi. Ntitaye ku mateka ye menshi twumvishe, yaba ayo yatubwiye n'ayatatubwiye, twese twemeranya ko yari umuntu wari uzi gushyushya abantu ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ugasanga turamutega amatwi turi benshi, haba mu ndirimbo ze yaririmbaga ashize amanga mu buryo bwe bwo kudushimisha, haba no mu biganiro bye birimo kwidekura mu kuri kwinshi ku buryo bwe, kandi mu buryo we yumvaga uko ashaka kubitubwira. Abantu benshi bamutangiraga ubuhamya rwose ko ari umuntu mwiza utarakundaga gukinisha kubeshya, nubwo yahakanye ko afite abana 2, akajya agaragaza ko ari umukobwa muto ndetse ukiri isugi, ibintu bivuga ko yaba yarakoze bitewe no guha umutekano usesuye abana be. Uyu mubyeyi rero nubwo byagaragaye kenshi ko ari umunyakuri, ku rundi ruhande we yaje kwinjirirwa n'umusore w'ikinyoma, twavuga ko yaraje aje kurimbura ubuzima bwe, dore ko kuva yabeshywa urukundo n'uwo musore atongeye gutekana, yahoraga mu mahane n'amagambo mabi, kugera ubwo kuwa 27 ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024 ubuzima bwe bwarangiriye hano ku isi mu buryo bw'amayobera. Aha nakubaza nanjye nibaza niba iyo twinjiye mu buzima bwa bagenzi bacu, cyangwa se iyo tugiriwe icyizere cyo kuba mu buzima bwa bagenzi bacu, tubabera inshuti z'umugisha cyangwa se tubabera ikiraro kiberekeza ku muryango wo kurimbuka. Nubwo ubuzima bwe bwarangiye gutyo, kandi mu gihe gito, mu buhamya bwatanzwe n'abavuganye nawe bwa nyuma, ni umugore wari ufite ibyiringiro ubwo yabwiraga umunyamakuru ati nta rubanza mfitanye n'Imana, kandi n'uwo nababaje ambabarire. Ari naho twakuye igitekerezo cyo kuvuga kuri iyi ndirimbo yo mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa 7 nk'uko twabivuze haruguru, ari naryo uyu mugore yabarizwagamo, ifite icyo gusubiramo cyangwa se inyikirizo twavuze haruguru igira iti Nikomeze ku rutare, naho ahandi ni umusenyi, naho ahandi ni umusenyi. Dore ko amateka atubwira ko na nyiri kwandika iyi ndirimbo yahereye ku nyikirizo.
Indirimbo ya 39 ishingiye ku isomo bita ikibwirizwa cyo ku musozi w'umugisha riboneka muri Matayo igice cya 7 kuva ku murongo wa 24 nk'uko twaritangije ikiganiro. Akaba ari isomo ritwereka uburyo ki umunyabwenge yahisemo kubaka inzu ye ku rutare. Mu gitabo umugereka w'indirimbo z'Abadiventisti b'umunsi wa 7 paje yaho ya 499 ndetse na paje ya 500 hatubwira uburyo ki iyi ndirimbo yanditswe. Yahimbwe n'uwitwa Edward Mott wavukiye i Londres mu Bwongereza wa 21 kwezi kwa mbere mu mwaka w'1897 ngo ubwo yari ari mu materaniro y'uwitwa John Fight yakunze ikibwirizwa cye maze arihana ku myaka 16 gusa, ngo nyuma ho gato y'imyaka 2 yinjira mu itorero ry'Ababatisita. Umunsi umwe rero mu mwaka wa 1834 ubwo yari agiye aho yakoreraga mu majyaruguru ya Londres, muri we hajemo igitekerezo cyo kuvuga iby'Imana yamukoreye ariko ashaka kubivuga binyuze mu ndirimbo. Maze ubwo yatereraga umusozi ahera ku cyo gusubiramo cy'indirimbo ati nikomeze ku rutare naho ahandi ni umusenyi, naho ahandi ni umusenyi. Ayo magambo kandi yari afatiye ku kibwirizwa cya Yesu cyo ku musozi w'umugisha kiboneka muri Matayo igice cya 7 nk'uko twabivuze haruguru. Ubwo yamaraga guhimba icyo gusubiramo nibwo Mwuka Wera yamufashije no guhimba ibindi bice 4 by'iyi ndirimbo, ashaka kuvuga ko kwizera kwe kutubatse ku musenyi ahubwo kubatse ku rutare rw'iteka. Mu minsi yakurikiyeho Edward yatumweho n'inshuti yiwe yari ifite umugore urembye byo gupfa, maze agenda agiye kubasura ngo abakomeze muri ubwo burwayi. Iyo nshuti ye ngo yakundaga gusenga mbere yo kuryama ndetse bagasoma n'isomo muri Bibiliya ndetse bakanaririmba. Ubwo rero ngo uwo munsi igihe cyo gusenga cyarageze, nyir'urugo ashaka igitabo cy'indirimbo ngo baririmbe arakibura. Nk'uko natwe tujya dushaka amabibiliya yacu ndetse n'ibitabo tukabibura kandi tugiye gusenga, ariko tugatabarwa n'amatelefone yacu. Edward rero yabonye nyir'urugo aguye mu kantu maze akora mu mufuka akuramo agapapuro yari yaranditseho ya magambo y'indirimbo, maze abasomera ayo magambo yose iyo ndirimbo uko ari uyu munsi, maze abo muryango bose baranezerwa. Wowe se utitaye ku idini ubarizwamo aya magambo ntiyakunezeza? Igice cya mbere kiragira kiti nkomeze njye niringira amaraso y'umukiza, sinagira undi nigana keretse Yesu wenyine. Nuko igice cya 2 kikatubwira ngo umwijima nunkumisha niringira imbabazi ze, mu makuba no mu byago ntagira ubwanzibukira. Nuko igice cya 3 kikagira kiti mbonezwa n'amaraso ye ampa kumukurikira, niyo nababaye rwose aramfasha ngakomera. Iyi ndirimbo mu by'ukuri iririmbwa ni indirimbo ikunda kuririmbwa ku bantu bari mu kaga kugira ngo bakomere kandi bashikame kuri Kristo we rutare rukomeye rutanyeganyezwa. Aha ni naho twabonye mu nkuru twatangije ko ubwo uyu mubyeyi w'inyamasheke yumvaga umubiri umusiga mu ijambo rye avugana n'abanyamakuru, yatangaje ko nta kibazo afitanye n'Imana kandi ashimira abari kumufasha muri rusange, kandi agasaba imbabazi uwo yaba yarahemukiye, nk'uko igice cya 4 cy'indirimbo Edward yatwandikiye agira ati naza mu ijwi ry'ikondera azasanga mwiteguye, nambaye gukiranuka nta nenge nzaba ngifite. Mbega ibyiringiro! Ubwo Edward yamaraga kwandika iyi ndirimbo rero yayohereje mu icapiro mu mwaka wa 1836, maze ayongera ku zindi ndirimbo 99 yari yaramaze kwandika. Ijwi n'injyana dukoresha uyu munsi by'indirimbo tubikesha umugabo w'umuhanga dukunda kuvuga William Bradbury wabayeho mu mwaka wa 1816 kugeza mu mwaka wa 1868. Uyu Edward
nawe yaje koherezwa kujya kuba umuyobozi w'itorero ry'ababatisita, ariyobora imyaka 22 kugeza apfuye ku wa 13 w'ukwezi kwa 11 umwaka w'1876, ahambwa aho ngaho yakoreraga. Nshoje iki kiganiro nkwifuriza kubaka ku rutare ruzaguha imbaraga zo kukurinda imitego y'umwanzi Satani uza yambaye ishusho yo kwera muri ibi bihe bisoza isi. Ukundwa, ntukigane ikibi ahubwo wigane icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, naho ukora ibibi ntiyari yabona Imana. Urwandiko rwa 3 rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 5. Gira amahoro.